ijana ku ijana igizwe n'ibimera bivanze n'ubuki bwa kinyarwanda we imenesha umuze igatera peti itera umutwe nka bimwe byatenzwe na muga ufite gahunda yo gutsirika icyaka cy'abamugana agira ati somaho somaho. Nitwa Safari Adrien, nkaba ndi umuyobozi w'ivuriro Akira Natural Life Limited, akaba nkorera nyine hano Ijari, akaba ari naho ntuye, ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu, mfite imyaka 40 y'ubukuru, nkaba rero maze imyaka igera muri 15 nkora umurimo w'ubuvuzi gakondo by'umwuga. Ndumva icyo warumbajije mu by'ukuri njyewe ubuvuzi gakondo navuga ko ni ubuzima bwanjye, ni umurage wanjye, kandi ni n'impano. Usibye wenda ko hari igihe n'umuntu wagira ubumenyi umuntu ashobora kuvana ku ishuri, ubumenyi buvana ahantu hatandukanye, n'ubumenyi isi nayo ikwigisha, ariko ibi ndavuga ko dukora by'ubuvuzi gakondo hano mu kigo cyacu, navuga ko ari umwimerere w'ubuzima bwacu. Tukaba dukora cyane ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti gakondo, kandi tukaba twarageze no ku gikorwa navuga cy'intashyikirwa cyo gukora umuti, ariko ukaba ari n'ikinyobwa. Ngira ngo ababizi neza ni abantu bakunda gukoresha uyu muti, nabo batanga ubuhamya, wenda uzafite umwanya ubaganirize. Abantu benshi ntabwo biyumvishaga ukuntu umuti ushobora kuba umuti ariko ukaba n'ikinyobwa, ariko ibyo nanone byasa nkaho ari ukutamenya kuri bamwe, kuko n'ubundi Imana turema yashyize ubushobozi bwose mu bimera ndetse no mu byaremwe ngo bibe igisubizo cy'ikibazo cyose dushobora kugira. Niyo mpamvu umuntu ashobora gusonza akarya. Iyo uriye urya ibivuye he? Usibye wenda ubu ngubu inganda zigenda zitera imbere zikaba zatunganya ibyo kurya, ariko nazo zihera ku by'umwimerere biba bivuye mu butaka. Rero tugendeye kuri icyo gitekerezo, tugendeye ku bunararibonye dufite, twumvishe ko bishoboka cyane kuvura uburwayi ukoresheje ibyo urya n'ibyo kunywa. Twebwe rero twafashe umwanzuro wo gukora icyo kunywa mu miti itandukanye twegeranyije ariko y'ibimera, noneho tugishyira ku isoko, hanyuma kubera bagikoze tukita somaho. Somaho abantu benshi bashobora kuvuga ngo kuki ari somaho, abantu bakagitekereza muri cadre wenda yo gushaka ko abantu basomaho, ariko somaho harimo ibanga ry'abagikoze. Navuga ko ninjye wazanye iki gitekerezo, ni nanjye wakoze ibi byose,
ariko hari abantu bamwe bagiye bamfasha, bagiye bamba hafi cyane mu gutunganya, kubabwira mugende munshakire ibi, kubabwira mungorere ibi. Bituma rero abo bantu bose turebye amazina, turebye turabyegeranya dusanga ikwiye kwitwa Somaho, ariko bitagendeye gusa kuko dushaka ko abantu basoma, ahubwo bigendeye ku mazina niyo twashatse kwitirira Somaho igihangano cyacu. Rero navuga ko Somaho ni igisubizo cyaje gikenewe ku burwayi butandukanye. Twari tugendereye gukingira uburwayi bufata igifu n'amara, cyane kuri kanseri zitandukanye zishobora gufata igifu n'amara cyane, ndetse tunarenzaho dushaka no gukora ku bijyanye no ku bijyanye n'umunaniro, kuko hari ukuntu abantu muri iki gihe bakora cyane. Ibyo rero bikaba byatuma bashobora kugira ikibazo gikomeye cy'umunaniro. Twifuza ko nanone twaba igisubizo kuri icyo kibazo. Nanone ikindi kibazo twashatse gusubiza ku kibazo cy'uburwayi bw'impyiko, uburwayi bw'impyiko ndetse n'uburwayi bukunda gufata prostate cyane ku bagabo bakuru bakuze. Iyo ufashe uyu muti wacu ubasha kuba igisubizo kuri ibyo bice byose nagiye mvuga ku mubiri wacu. Ariko nanone kubera ibyo twakoresheje byagiye bigaragara ko harimo n'igisubizo gikomeye no ku bundi burwayi butandukanye bukunda gufata abantu nk'imitsi, cyane abantu barwaye imitsi, ndetse akaba ari n'igisubizo abantu bagira nkirekwe, cyangwa se abantu bakunda guhurwa, ndetse n'abandi bantu bakunda kugira ibibazo by'imisemburo mike mu mubiri. Ibyo byose rero nibyo twagiye dusubiza muri uyu muti twakoze, kandi nkaba navuga ko atari wo muti wonyine dufite, ahubwo dufite imiti myinshi itandukanye. Gusa ikigaragara cyo ni uko kubera uburyo twatunganyije umuti tunakora ubushakashatsi cyane twimbitse kuri uyu muti, twasanze ushobora gukiza ibintu byinshi, bityo binatubera byiza, biba igisubizo ku bantu benshi, cyane ko twifuzaga gusubiza ikibazo abantu bakunda kugira kubera imirire abantu bafite, kubera iminywere abantu bafite. Twashakaga gutanga igisubizo kuri icyo kibazo. Murakoze cyane. Noneho nashaka kumenya ku cyerekezo cy'iki kinyobwa kikaba n'umuti kugira ngo kigere ahantu henshi mu gihugu, kubera ko kugeza ubu kiboneka ahantu hake. Ufite gahunda yihe? Murakoze cyane. Nta mwana ukura yuzura ingobyi ako kanya, bisaba ko mwiha igihe. Icyari gikenewe ni ukubona product ikenewe itanga igisubizo ku bantu benshi, kandi ndabona ni igisubizo koko. Nkurikije amatelefone nakira ku munsi, nkakurikiza abantu baba
bakonse mu muti rezita bambwira, navuga ko nka 98% bose baza bambwira ko ari umugisha kuba bafite uyu muti wanjye, bakambwira ibibazo bari bafite mbere byagiye bikemuka. Ngira ngo wumvishe nk'abatangabuhamya nk'umuntu wagiraga isereri nyinshi akaba ntayagifite. Hari abantu bagiye bakira indwara zitandukanye kubera uyu muti. Wenda ibyo tuzafata umwanya nanone tubijyanireho tubivugeho, ariko ikigaragara ni uko n'igisomaho ni igisubizo. Twumva rero twageza ku batuye isi, ntabwo nshaka kuvuga ku banyarwanda gusa, kuko ndahamya ko abanyarwanda benshi bo bazakimenya vuba. Abataramenya uyu muti bazawumenya vuba. Nabo ariko icyo namaze kubona ni uko nabonye ko n'abandi bantu mu bindi bihugu bawukeneye. Ibyo rero mfite intumbero, ariko mbere yabyo hari ibindi bintu usabwa. Ntabwo ari ugufata kubyuka mu gitondo gukora ibintu bishyire ku isoko gusa. Hari procedure ugomba kunyura, hari ugutanga kugaragaza uwo muti mu nzego zindi, umuti ugasuzumwa ukemerwa. Hari inzira nyinshi ibyo byose bigomba kunyuramo, hanyuma noneho ku buryo inzego zose zanagira n'uruhare ahubwo mu kumfasha kumenyekanisha uyu muti ukozwe mu bimera byaha mu Rwanda, biboneka hano mu Rwanda cyane. Kugira ngo uvumbure uyu muti byagutwaye nk'igihe kingana gute? Ni igihe kinini, kandi ntabwo uko bimeze uko ariko byari bimeze mu gihe cyashize. Natangiye mu by'ukuri ari umuti ncururiza muri iri cupa, nkugurisha 5,000. Ariko kubera uko kugurisha 5, abantu bake nibo babashaga kubona ibyo 5 nyine kugira ngo bawugure. Hanyuma nza kubona ko bikenewe ko nakongeramo ibindi kandi indi miti yindi kandi ukafasha cyane. Rero navuga ko urugendo rwabaye rurerure, ariko navuga ko byantwaye nk'imyaka irenga 10 kugira ngo uyu muti ube uri ku isoko ku giciro abanyarwanda bose bibonamo kandi ukabafasha mu buryo bukwiye. Ni iyo myaka byane. Noneho nk'umuntu ukiri urubyiruko urasaba iki leta kugira ngo ugere ku rwego wumva wifuza? Murakoze. Gusa wenda umuntu yavuga ko ndimo no kugenda mva mu rubyiruko, ariko ndacyari umusore, numva mfite imbaraga rwose zo gukora, nkakorera igihugu nk'uko bikwiye, nikora nkiteza imbere. Numva icyo leta yakora cyane, n'ubundi iragikora, ariko nkanjye numva hakwiye kongerwamo imbaraga kuri ba rwiyemezamirimo bato bato bagafashwa, aho nko kuduhutaza wenda kubera n'ubushobozi buke tuba dufite, kuko nk'iyi product navuga ko intege nke zanjye ziracyari muri ambalage. Nkwiye kugira ambalage, kandi inganda zacu zikora hano mu Rwanda ntabwo zari zagira ubushobozi bwo gutunganya neza ambalage y'ibyo twabashije gutunganya tukageza ku isoko. Rero nkaba numva leta yakomeza kujya dutera inkunga ikadufasha, ikanadushyigikira, nubwo nzi ko ibikora cyane, ariko ababishinzwe rwose bakagerageza kwininjiramo agafu kugira ngo babikore kandi babikore neza. Twese tubonere mu mugisha mu mugambi mwiza n'ubushake bwa politike
buhari none igihugu cyacu kirushaho kwiteza imbere. none ndagira ngo ugire icyo ubwira rero abantu babona ko umuntu akoze igikorwa nk'iki nabo bakajya bakigana cyangwa se bakagipirata. Abo bantu bo bacungira kuri izo mvune baba baragize imyaka 10 babasha kuzibyaza umusaruro, bo urababwira iki n'ingaruka bifite ko umuntu yasubiramo ikintu undi yakoze? Cyo navuga, ndagira ngo mbabwire ngo nibahagarare, nibarekera. Mu Kinyarwanda baravuga ngo wikanira umugisha w'undi ukannye ibuye. Mbabarire gukoresha ayo magambo, ariko ni umugani uri mu Kinyarwanda cyacu. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Iga umenye. Ushobora no kugenda kuri ubona bagutanze wenda kugira ibitekerezo bigiye kure, ukakugira inama, aho kugira ngo ugende wangize izina ry'umuntu yaba yarubatse igihe kinini, wangize ibihangano bye, washaka inama kandi nawe ugakora n'ibyawe. Ni byiza ko abantu biga gutekereza, bagatekereza cyane, bagakora. Ntabwo ibi nakubwira ko nabyize mu mashuri, ntambwiye ngo igihe uzafata ugenda ubanga abantu, ugenda ubanga abantu. Hari ibyo tugenda twikoreraho ubushakashatsi bwacu, tukarara amajoro. Ngira ngo urabizi ko kugira ngo ugere ku kintu gifatika ugomba kuvunika. Nuko rero turavunika, tukarara dukora kugira ngo tugere kuri ibi byose. Urakoze rero, umvaga ari icyo. Somaho munyarwanda, nunurirwa ushyire n'abanyamahanga uti nimwumve ibibera by'u Rwanda.